Margareva. N'icyenda batubwira ko ufite uburenganzira n'inshingano bingana mu kuyobora umuryango. Inshingano yo kuyobora umuryango nanone irabareba. Niyo mpamvu ibyo mukora byose umugore n'umugabo itegeko rivuga ko mwicara nyuma y'aha ngaha mukaganira mukareba ubafatiye inshingano. Kera itegeko ryavuga ko iyo nshingano ari iy'umugabo, kuyobora umuryango, gutunga umuryango n'ibindi. Umugore yasigaranaga uruhare rwo kwita ku muryango, kwita ku bana ndetse no kwita ku mugabo. Rero itegeko rivuga ko mwembi mufite uburenganzira, ariko ko mutayobora umuryango icyarimwe, mutoranyamo umuntu agahabwa iyo nshingano, kandi itegeko ritanga ubwisanzure ko iyo yabikoze nabi mugenzi we utaragenze neza amusaba yuko yamwakira cyangwa se yakosora, akikosora akamwakira akamufasha. Mu ngingo ya 210 nayo batubwira ko ufite uburenganzira n'inshingano bingana mu gutunga umuryango. Ntabwo umugabo ari gutunga umuryango wenyine cyangwa umugore ari gutunga umuryango wenyine, ahubwo mwembi murafatanya. Uzagera inzira yo kunoza ubushobozi ushobora kubona kugira ngo urugo rwanyu ntuzakene, ntuzasonze, buri wese azagire inzira gufasha mugenzi we kugira ngo twiteho, wese azagire gufasha mugenzi we kugira ngo ntazagire inzira z'abashakanye n'umugore n'umugabo urugendo rwo kubyara no kurera none urabareba mwembi, aho umugabo y'amaze umugore we atwite, gereza n'umugabo kumerekeza, kuba hafi, kwirinda inkomyi yose yamuteraho igihe cyose atwite, n'ubwo wifuza ko azamutera umwana. Atwaye ubuzima bwe, atwaye ubuzima bw'umwana. Rwose ubishoboye ibyiza byose utekereza wabimukorera kugira ngo azabyare umwana mwiza. Nanone iyo umwana amaze kuvuka ababyeyi barafatanya, umwana arerwa mu buryo bwose, umwana agomba guhabwa uburere bwiza. Iyo ni inshingano y'umugore n'umugabo. Bavuga ko umwana ashobora kuva mu iterura, ni ukuvuga ngo bashobora kuvuga ariko umwana uburere bw'ubuvuke, hari imigani myinshi iganisha umwana. Bishatse kuvuga ngo umugore n'umugabo mu byo bakora byose kugerageza za nshingano zo kwita kuri wa mwana akiri mutoya, azuzuza kugira ngo azakure neza, yaba mu burere bw'umwana, yaba mu buzima, yarwaye barafatanya, ubuzima bwiza barafatanya, yagejeje mu gihe cyo kwiga bakabona ubuyobozi barafatanya, yewe n'iyo ageze igihe cyo gushyingirwa barafatanya, n'iyo ageze mu rugo barafatanya. Inshingano zanyu abazaza bazamutakiriho n'uwita Imana zizaba zirangiye ku mwana. Niyo mpamvu bagira inama ko bagerageza gufasha umwana ufite imbaraga ukuriho ubikomeye, kugira ngo nugera mu zabukuru umwana wanjye azibeshe, cyangwa nawe azabafashe kuko uzakomeza mu zabukuru. Abashaka Ayşe.